Mana niho haba ibintu byose. Mu Mana niho haba abagabo beza ku bantu bakeneye abagabo. Mu Mana niho haba boyfriend beza ku bantu bakeneye aba boyfriend. Mu Mana hariyo byose. Kandi Imana n'igihugu cyacu cyaduhaye amahirwe birahagije ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mudamu, birahagije kuba wabaho wishimye, happy, wabaho unezerewe. Mu fanta rwose wumva utuje, usukunuka ka fanta karyoha n'atandatu kararyoha cyane. Kandi ntubifuze kunywa ikintu gihenze gutyo ngo kuko wabonye mugenzi wawe ari kukinywa. Social media iratuzengereje itumye abana b'abakobwa turara tudasinziriye, mbese ibintu byacu ngo umwana tungana ngo arimo aratwara range. So what? Iyo pressure iriho ni iki? Wigira pressure wowe, byuka ukore, setting goals zawe, umenye ngo nkeneye iki, ndakora iki kugira ngo kinkigereho. Kandi inzira za bugufi ntabwo ari nziza n'ukuri. Njiyapanya bro, nyine ni njiyapanya. Inzira za bugufi ntabwo ari nziza, nta n'ikintu narwo njya ntekereza ko zitanaramba. Niko ntekereza bira birarambara. Kandi twebwe abakobwa dufite ikibazo kimwe, tumeze sizo cyera bajya bavanga ngo agaciro kacu kameze nk'agaciro ka voka. Voka ikiri kugishishwa uyibona gutyo ubona ari nziza rwose iteye amabengeza, ariko iyo umaze gushyiramo icyuma ugakatamo ibice bingahe sheri wanjye babirangiye. Uziko unakasa ako gace urano hakunda ushaka gukata voka ukarya nk'igice kimwe ikindi gice ukakireka gitereka isaha imwe ugaruka cyaboze. Kucyumva waba nka voka oya wishaka kuzaba icyo gice ubakateye igice kimwe ikindi bagisige ko nigisigara kirabura. Neza twongeye twagarutse kuri The Queens Official. Aba queen mumeze mute? Mumeze neza? Aba queen n'aba king basigaye tugadere ko bamusuza aba queen gusa aba king turabasuhuje namwe tubifurije kugira ibihe byiza mwese aho muri mwese. I hope ko mwagize igitondo cyiza. Uyu munsi twaje muri kumbona Josh bari kumbona neza cyangwa ntabwo bari kumbona hano. Uyu munsi rero twagarutse mu bintu bidasanzwe. Ngira ngo abantu bose, umunyarwanda wese, umunyarwanda n'umunyarwandakazi aho ari hose muzi mariage dufite le 15. Ariko ubundi ubwo muri kuri liste cyangwa mwarebye neza ko muri kuri liste? Josh urabizi neza kuri utari uzatorera nta cyane n'igitwe barihindurira Kigali. Uyu munsi rero nagarutse by the way pass ntago hari ibindi bintu arimo nago yabashije kuboneka. Hanyuma uyu munsi rero nje kugira gute kubabwira ikintu cyitwa imyaka 30. Rosho imyaka 30 yizihiye ubumwe n'ubwiyunge. Nibyo ubumwe n'ubwiyunge. Imyaka 30 tumaze, murabona ko umukobwa nkanye sigaye nicara ndifata nkabyuka mu gitondo nkazanga nicara kuri kamera ntabati cara hariya tuvuge. Ibi byose dukora dufite umuntu tubikesha, umukandida wacu PK Paul Kagame, Perezida Paul Kagame, umukandida wacu. Mbakangura mwese kugira amahitamo meza, gutora neza kugira ngo uzabeho neza, kuko imyaka 30 tumaze ni igisobanuro cyuko nindi sigaye ni 7 harya Josh 7 banga indiro nisigaye izaba ari ubuki, kuko niba harimo abafite imyaka 30, harimo abari munsi yayo, nkatwe tushesha kango turi hejuru aho ngaho. Njyewe navutse perezida ariho noya yari muri hano uzarya bahita guki yarariho yego, ariko ndabongo navukiye Igikondo habaga ivumbi mwa bantu mwe seje habaga ivumbi musa
habaga ivumbi ariko ibaze ko ubu ngubu ni do nuko Joshua turakwereka inkweto nambaye deba mba nambaye agakweto bereka agakweto nambaye urebe ko nta vumbi habe to reba nawe kugira ngo usohoke mu nzu ugende hanze ku muhanda utega akamoto inkweto ikaba igisa gutya kabanyeza nta namwe nyaranyuze mu gitaka nta nahure n'igitaka ni kaburimbo gusa nahura he nacyo umusaza ko yabikemuye ibyo bintu yarabikemuye umuhanda ni umukara wose turi burayi no kuvuga ngo rero namahitamo meza cyane cyane impamvu navuze uyu munsi nze kuvuga kuri kino kintu cyane kuri twebwe abagore twabonye ijambo abagore nuko niba umugabo ashobora kujya muri parlement akavuga n'umugore ubwo bushobozi urabufite umugabo niba ashobora gutanga ibitekerezo mu rugo rwawe nawe ufite uburenganzira bwo gutanga no kuvuga ngo natwe turi mu iterambere nk'abandi bose abagore kera abagore babaga mu bikari babaga nugusigaza inyuma abagore babaga mu bikari nta mugore ubusara umugore kujya kuri kamera akavuga turano birase iranishinze urasa umugore ariko umugore asigaye agira uruhare mu iterambere ry'urugo rwe umugore yabonye ijambo ahantu hose ikintu cyose ushobora kuvuga umuntu arakumva mu kazi niba ari muri company usanga niba hari umuyobozi w'umugabo umwungirije n'umugore ibyo byose turabishimira umukandida wacu no kuvuga ngo rero niba yaratugejeje kuri icyo kintu tukaba tugeze imyaka 30 no kuvuga ngo nindi iri imbere hari ibindi byinshi byiza cyane twiteze kuzabona abakobwa ntago ari abagore ndavuga ngo n'umukobwa umushinga wari wose watekereza ufite ahantu ushobora kugenda ukavuga ati nyina natekereje gukora iki kintu ndagikora sibyo Joshua ariko nanone bitavuze ngo niba umugore niba twarahawe ijambo koko ntago bivuze ngo tuba kasamutwe twigira intakoreka niba umugore yego twahawe ijambo ariko mu rugo rwawe wowe n'umugabo wawe still umugabo aracyari head of a family ni umugabo nyine ntago bivuze ngo niba twarahawe ijambo umugabo akaba atasa sita z'ijoro nawe saa sita z'ijoro bari gukera mu rugo niba umugabo ashobora kwicara ahantu agafata icupa nawe uterura icupa oya pe ntago ari cyo bisobanuye ariko nyine no kuvuga ngo ijambo twahawe no kugira ngo tugirire societe akamaro tugirire igihugu cyacu akamaro itafari umugabo yashyira ku gihugu cyacu nawe umugore urishyireho no kuvuga ngo rero amahitamo meza ninde n'umusaza kuko yarabikoze tugomba kwihitiramo neza la 15 buriya bukwe bwa la 15 mu gitondo kare nyenza azinduka pe kwa la 15 kare cyane kenzaritema ngomba kuba nageze kuri site ndi mu bambere ngomba kuza nuko bitashoboka ngo ubundi ngende mu ntara zose nzatorera aho bita Kigarama abantu ba Kigarama bisaba abakwine bari Kigarama muzambona kandi nizere ko namwe mu mahitamo yanyu ari meza ariko uziko dufite amahirwe adasanzwe Joshua buriya iyo umuntu avuye hano mu Rwanda akajya hanze nibwo ubona ko dufite amahirwe pe uzi kuba abantu bajya umuntu ari mu gihugu cye ariko akaba adashobora kuba yagenda yambaye ishanete nziza afite ubwoba uzi kuba umuntu adashobora kugenda afunguye ibirahuri avuga ati baratwishe baratumaze njye nigeze kujya ahantu rimwe haba imyigaragambyo mpari none ikintu cyari gitangaje ni ukuvuga ngo tuvuge hano Kicukiro imyigaragambyo ariko umuntu ugiye mu mujyi arimo aratambuka agakomeza akigendera mu mujyi akajya muri gahunda ze ibaza ibyo bintu jewe kuva navuka ndinze ngana gutya sindumva n'umuntu utera amabuye hejuru y'inzu yacu turaryama tugasinzira bugacya uzi neza ko umutekano ari wose ariko hari abandi ahandi hanze ntavuze aryama avuga ati mwoka byaramo ubu ndabyuka ku mazu yabo bashyiraho amafera beto bashyiraho ibintu kugira ngo mu gitondo abyuka asanga ibintu bikimeze uko yabisize
twebwe ni amahirwe twagiriwe ku buntu. Ni ukuvuga ngo umukandida wacu wagira ngo ni nk'Imana yamutwoherereje pe, nk'Imana yamutwoherereje. Siri twebwe ku bagore noneho n'ibindi bindi. Ni ukuvuga ngo niba umugore ubu nta muntu nagukozaho urushyi, niba bagukubita ni wowe wahisemo kuba ingoma y'abaporoso, nta mahitamo yawe. Mu Rwanda nta mugore ukubitwa, n'inka ntizigikubitwa. Niba rero wowe bagukubita rwose ni amahitamo yawe. Ku giti cyanjye nanakugira inama yo kutemera kuba ingoma y'abaporoso, kuko rwose inkoni buriya inkoni ivuna igufa ariko ntabwo ivuna ingeso. Hanyuma abana b'abakobwa bakiri batoya bari nko mu ma 18 ans 17 ans batoya, nagira ngo wenda bo ngira ngo bashobora kuba batarakoneza ko babizi neza. Twe dukuze imyaka tumaze ni myinshi, twagiye tubona ukuntu ibintu bigenda bihinduka, ukuntu amahirwe agenda, inzira zacu zigenda zifunguka. Rero abatoya nabo ndabifuriza kugira ngo mu byo bakora byose bafashe igihugu, sosiyete, kandi nanababwira ko ibyo ukoze, donc ubuzima urimo nonaha nibwo buguhe ubuzima urimo uyu munsi, nibwo buguha ubuzima uzaba muri fitiya. Nuvuga ngo niba utekereza, niba weekend igera ukumva ugomba kuba uri Gisenyi, my dear, uyu munsi uracyafite amahirwe yo kuba Joshua barahari bakivunika, ashobora excuse, arashobora kugufata akakujyana Gisenyi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu myaka 25 n'itandatu n'umunani uzaba washaje sho. Ntabwo Joshua azaba akiri kukureba, azaba ari kureba undi mwana mungana. Rero icyo gihe iyi myaka ni imyaka myiza yo kugira ngo utegure ejo hazaza hawe. Uburyo witwara uyu munsi nibwo buzakwereka uburyo uzabaho mu yindi myaka iri imbere. Niwitwara nabi bizahugora numara kugera hejuru, niwitwara neza kuko uzaba waritwaye neza, ubuzima bwawe warabayeho, ubuzima bwawe warabukoresheje icyo ugomba kubukoresha, of course uzamera neza. Muri kino gihe dufite abakobwa, ikintu cy'abakobwa rero gikomeje kugorana, sibyo Joshua? Abakobwa dukomeje guhura n'ibibazo byinshi, kandi mu by'ukuri jewe nkurikije experience yanjye ibintu bitubaho nitwe tubyitera. Uko umubyeyi yaguhereza ibyo ashoboye, nubwo ibyo ashoboye ni ukuvuga ngo niba tuvuka mu miryango itandukanye. Hari abavuka mu miryango myiza yishoboye, ariko ntabwo bivuze ko n'itishoboye itari myiza, nayo ni imiryango myiza. Harimo abavukira mu miryango itishoboye, ariko ukaba ushobora, bakaba bakubonera amafaranga yo kujya ku ishuri ngo wige, bakaba bashobora kuba bakubonera imyambaro ukeneye, yego basic needs ziboneka, nubwo zitaba zingana n'iz'undi mwigana, ariko izo baguhereza wowe zirahagije. Nuvuga ikintu cya mbere abakobwa, ikintu cya mbere tugomba kwiga ni ukunyurwa n'ukumeze, nyurwa n'ibyo ufite, sibyo? Ntubone Sandrine afite iPhone 13 ngo wumve ko nawe urayishaka. Ntabwo uzi uburyo yayibonyemo, kandi ntabwo ari ngombwa ko nawe utunga iyo. Niyo watunga 6, as long as witaba ubikoresha ibyo wumva ushaka gukora, irahagije. Ni ukunyurwa n'ibyo ufite, sibyo Joshua? Ko nta kintu uri kuvuga ku bari bacu. Ikintu cya mbere ni ukunyurwa, ni ukunyurwa, kandi buriya ibintu na byinshi ntabwo aba ari na byiza cyane. Ibintu bikurenze si ntago, ntibifuze kunywa champagne utabasha kuyigura, utabasha kuyafodinga. Niba ubushobozi bwawe bukiri kuri fanta, nywa fanta rwose wumva utuje. Ukuntu ka fanta karyoha, kararyoha cyane, kandi ntiwifuze kunywa ikintu gihenze gutyo ngo kuko wabonye mugenzi wawe ari kukinywa.
social media iratuzengereje itumye abana b'abakobwa turara tudasinziriye, mbese ibintu byacye ngo umwana tungana ngo arimo aratwara range. So what? Iyo pressure iriho ni iki? Wigira pressure wowe, byuka ukore settinga goals zawe, umenye ngo nkeneye iki, ndakora iki kugira ngo iki nkigereho. Kandi inzira za bugufi ntabwo ari nziza n'ukuri. Inzira njiyapanya bro, nyine ni njiyapanya. Inzira za bugufi ntabwo ari nziza, nta n'ikintu narwo njya ntekereza ko zitanaramba, niko nteketse buriya birarambara. Kandi sha twebwe abakobwa dufite ikibazo kimwe, tumeze sizo ukira bajya bavanga ngo agaciro kacu kameze nk'agaciro ka voka. Voka ikiri ku gishishwa uyibona gutyo ubona ari nziza rwose iteye amabengeza, ariko iyo umaze gushyiramo icyuma ugakatamo ibice bingahe sheri wanjye babirangiye. Uziko unakasa ako gace urano hakunda ushaka gukata voka ukarya nk'igice kimwe kindi gice ukakireka gitereka isaha imwe ugaruka cyaboze. Kuki umva waba nka voka? Oya, wishaka kuzaba icyo gice ubakateye igice kimwe ikindi bagisige ko nigisigara kirabura. komeza utera amabengeza. Muri no minsi man tsigaye ujya ahantu ukabona umwana ukavuga ati subuko komana noneho uyukwe ko uwo umaze kugera hejuru, kuko natwe nubwo tuba twarageze hejuru, of course hari ibintu tuba twarakoze bitari ngombwa, ariko uba wicuza uvuga ati ariko se koko iyo mbimenya simba narakoze iki. Hari uko batari ikintu nakoze nicuza, iyo mbimenya nagomba narakoze kino kintu. Rero kuko twagize amahirwe tukanyura muri ibyo bintu, nubwo iyo uri muri ibyo bihe uyu umuntu akubwira biragorana kugira ngo ubyumve, ariko harimo n'abatarageze amahirwe yo kugira ngo bumve ibyo bintu. Rero mwebwe mufite amahirwe kuko mufite The Queens Official, ngira ngo turagerageza kubanyuriramo tukababwira ngo iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza. Nk'ubu weekend ishize Josh, weekend ishize haruri ntabwo wagiye Gisenyi wowe? Gisenyi ngo byari ibicika noneho ujya kureba ugasanga umwana w'imyaka 16 sibyo ari Gisenyi, aryamye muri hoteli, arabyuka mu gitondo ukibaza uwo mwana ayo mafaranga yakuye. Amadasha ngabana bo mu ntara ngo bakora ibyo bintu. Aho yabe Kigali twaguze bihari se gute? Urumva niyo mpamvu twebwe twarakuriye i Kigali. Hari ibintu ubona nkanjye, hari ibintu mbona nkabona si ibyanjye pe, singire na pressure kabisa. Yavuga ati nyine ubwo ntago ari ibyanjye, ubwo ntago birangira, igihe kizagera. Ariko umwana aragenda akivira kwa Joshua Gitwe za Mugambazi, ari Mugambazi akagera i Kigali ajya kuri Snap, umwana aradasinziriye. Oya nabona umugabo rimwe mu note y'ijana nta kintu amwazi, aravuga ati bya bintu birakora wa. Shano kuri kwimana niyo mpamvu ibifu byacu byaragutse, ibifu by'abakobwa byaragutse. Twese turashaka kuba bamwe, twese turashaka kwambara ibintu bimeze kimwe. Wowe urashaka gutwara isakoshi ya 50 ukwezi nta n'ibihumbi 5 winjiza, urimo uravuga nta na 5 winjiza. Iyo sakoshi ya 50 urumva urubitwara ute? Urayikura he? Nujya kuyibona se ukayitwara wibaza ko byari ikintu amaze kubona. Numva niba bimworoheye kukubona
biranamwohereye kuguhereza ibyo agomba kuguhereza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo wadeservingaga. Menya ko menya kuvuga oya. Uzi ko hari abakobwa batazi kuvuga oya Josh? Ibintu byose mbese ibintu byose nese ni nyiramugiye bigiye. Niba uvuze ngo dukoze iki aracyumva gutyo. Hari abana hari abakobwa ariko byo ntabwo ari byo mu bana, n'abakobwa bari muri age yacu, muri age yanjye ngewe. Urumva kubera pressure bariho y'umuryango, societe nyarwanda, uwo muhuye wese nk'ubu bino weekend nyemazemo rwose ndi mu makwe. No uwo duhuye wese atari ko se muto bite wowe ko nta kintu tubwira. Yego ndabyumva ko igihe cyageze, ababyeyi bacu babona ko igihe kigeze. Umubyeyi wese aba yumva yifuza kubona ubukwe bw'umwana we, ariko nanone ntabwo ari pressure. Nta pressure iriho, nje nta pressure ndiho. No kuvuga ngo niba uwanjye ataraza nyine ntagaraza, ntabwo bisobanuye ngo ndagupfa gufata ibyo mbonye. Umuhungu turi kumwe uyu munsi araje arakuzwaze, murakundanye iminsi ngahe, none kwera ko ndi kuri pressure nuvuga ibintu byose agiye kuzajya avuga nje ndemera ibyo avuze. Oya kandi n'umuhungu uje kugutereta aje akasanga akambona gutya imyaka akamera kose ntago umuntu agutereta ngo yebege imyaka yawe, ukamubwira imyaka ufite ahita avuga ati uyu nguyu yari anihebye buriya. Niba akubwiye ati muto iminota 2 nkubone hano nawe ube wagiye, nta gahunda ugira, nta kindi kintu cyo niba nta gahunda ufite waryamye. Ariko ukuntu uko uri mu rugo biryoha, ngiye nkunda mu rugo bitarabaho. Menya kuvuga oya. Niba umuntu ubona ari kugutreating uburyo utadeservinga, rekana nawe. Uwawe arahari kandi ukwiye ibyiza kandi njye namaze gusanga Josh, usko nabonye ko iyo ugumye mu bintu wihambira mu bintu nk'ibyo n'umundi birangira nabi. Ushobora kwihambira gutyo ukaba mu bintu ugasuzugura. Ubundi abakobwa ikintu cyambere tugomba kwanga agasuzuguro kariko kose. Apana vuga agasuzuguro ngo ruko ngo yaje ngo aragutse cyangwa ngo yakurebye ku rutugu. Oya, agasuzuguro akariko kose. Niba umuntu umuhanye gahunda akamubwira ati ngewe nawe saa 5 turaba turi kuri Spotify, uwo muntu akagera saa 7, ayo masaha birarengejeho, afite ikintu asobanuye, agira ikintu akubwira. Ndavuga ngo ntabwo uri umuntu w'agaciro kuri we. Niba utari umuntu w'agaciro kuri we, wowe arabo w'agaciro kuri wowe gute? Hari ikintu uva ngo ngewe ngo kubera yuko ngo nta kazi mfite ngo kandi ngo boyfriend wanjye ngo urabona ngo hari utuntu ngo amfasha ngo mu buzima ngo rero ngo niyo mpamvu ngo niyica isaha ngo nyine ngo ndihangana ngo nese nakora iki? Urihangana gute? Ariko ibyo bintu nabyihangana aho gasuzugura ukihanganira gute? Ese bibaza ko hari utuntu dutoye umuntu agenda yerekana muri fiançailles niko nabyita. Niyo mugeze mu rugo ndagira nkubwire ko ntago bintu bizaba. Iyo wihambiriye bizakugora, uravunika umutima, amarangamutima yawe, wowe uravunika kandi we nta kibazo afite, ameze neza. kandi abagabo, umugani wa Joshua, abagabo bakunda challenge. Niba utari mu challenginga uri umuntu uraho nyine, uri umuntu nyine uraho ngaho gufata uko abonye uko yishakiye. Abakobwa rero kuko twagiriwe amahirwe tukagira umuyobozi mwiza akaduha amahirwe mu nzira zose zishoboka, nta wundi muntu ugomba guhindura icyo kintu. Niba waragira amahirwe, leta yacu nziza y'u Rwanda y'abanyarwanda, leta yacu y'ubumwe ikaba itworohereza mu bintu bitandukanye. Sinibaza impamvu wowe wumva umuntu uri aho ngaho ugomba kuza akagutesha umutwe. Hoya pe, ntabwo ari ngombwa. Ni urwo rukundo umukunda sinzi hano hasigaye ari inkundo zijya ngo zibisazi. Yago zira nkundo zivaye mwana. Ku buryo umuntu agufata rwose ukabyihanganira ukwezi kumwe, 2, 3, 4 ubundi bavuga ngo rya duke uryame kare. Kandi kugira ubuzima bwiza no kugira gute Joshua? Kurya no kuryama bitera ubuzima bwiza. Ntabwo bavuzemo gukundana, kurya no kuryama bitera ubuzima bwiza. Ibyo gukundana ngira ngo ni extra. Ni bigenda neza
that's okay. Niba bitagenda neza leave it, jya uryame. Ufite amahirwe yo kuba ufite ahantu ushyira umusaya, ufite amahirwe yo kuba ushobora kurya, rya uryame. Dukeya twawe tuguhereza amahoro, kandi n'umuntu ubona bimugoye, ngira ngo ubushize twari babwiye no gusenga mu Mana niho haba ibintu byose. Mu Mana niho haba abagabo beza ku bantu bakeneye abagabo, mu Mana niho haba aba boyfriend beza ku bantu bakeneye aba boyfriend. Mu Mana hariyo byose, kandi Imana n'igihugu cyacu cyaduhaye amahirwe birahagije ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mudamu, birahagije kuba wabaho wishimye, happy, wabaho unezerewe. Joshua Karame, ndababwira ukuntu mu Mana n'igihugu cyacu cyiza ariho honyine hari ibintu byose dukeneye bituma tubaho neza, bituma dushobora kubaho ubuzima twishimiye. Hanyuma abana batoya, abana mwagiye Gisenyi muri weekend ishize, muze mutubwire ibyabereyeyo. Abaduhaye amakuru, Joshua, we nta makuru baguhayera? Batubwiye ko bitari byoroshye, batubwiye ko bitari byoroshye. Nabonye utumemu tuvuga ngo ewana, ngo abana bari bari za Gisenyi, ngo ewana wengera biragasohoka umwe. Sha ariko muziko nuko muziko ubuzima bwacu ari twe tubyiyangiriza. Joshua, ugira abashiki bawe? Muziko namaze kubona abakobwa ari twe twangiza ubuzima bwacu. Ibaze nk'umwana wagiye Gisenyi weekend ishize, akaba yaragiye ari wenyine, yavuye ari umwe, akaba agarutse mu rugo ari babiri. Hanyuma uwo muntu bahuriye ari Gisenyi, wenda banaziranye bari abahungu rwose, abahungu baturusha ubwenge. Ariko asi kuki baturusha ubwenge? Kandi abahungu nabo baradutinya, nabo bazi ko tugira ubwenge bwinshi. Ahubwo ikibazo banzi ubwenge bwacu, tutabukoresha, banda nta kintu. Abahungu bazi kumanipira, ariko sha ubwo ragarutse uvuye za Gisenyi uraje, ubu mu kwa kangahe? Ni mu kwa kangahe ubwo bazabyara? Amezi 9 azashira ryari? Mu kwa 3. Mu kwa 3 byaye uwo umwana aje gusafaringa. Buriya abana rwose bavuka mu buryo butari bwiza, bahura n'ibibazo byinshi. Nawe wamubyaye ugasigarana ama depression. Buriya kubera ko ntekereza ko umwana wawe kugusaba ikintu ntubashe kukimuha, niyo depression ya mbere ibaho. Cyangwa ukabona hari umuntu ushobora gukorera umwana wawe ikintu udashobora gukora, kandi nawe uhari. Ni ibintu bibabaza cyane pe. Kandi abahungu buriya bona rwose mva arabyara rwose nta kibazo, akigendera, ubuzima bwe bugakomeza. Ariko ubwawe ntabwo bukomeza, burahagarara. Niba wari uri mu ishuri, ubwo burivuyemo, nta kazi ufite, umwana n'inshingano nyinshi, urumva? Kandi umwana nuvuga ngo umwana abakeneye ntabwo ari ibintu inshingano, nuvuga ngo amafaranga gusa, na emotion. Umwana niba adashobora kubona papa we, niba adashobora kubona mama we, urumva ni ikintu ntabwo cyashimisha umwana. Ni indege noneho iraduhitana. Gripe ariko imereye nabi, pe. Nakavumbi amazi iminsi ari ivumbi. Guys, uyu munsi rero impamvu narindi kuvuga kuri icyo kintu cy'abana, nagira ngo nibyo natangiye mbwira ngo uko witwaye uri mutoya
biguhereza ishusho y'ukuntu uzaba umeze muri future. So abakobwa beza, bana batoya barumuna banjye nabo tungana, rega nubwo nanjye mvuga ngo nshaka nguhe nanjye nagwa mu gishuko. Oya ndashaje, gusaza ko ndashaje, ariko ntukagwe mu gishuko. Nubona rwose ugiye gukandagira mu ruzi rw'itukizwe tubwata, ariko ahantu uko mbona bishobora kutagenda neza ra ubundi guharana amakenga. Ubundi njye mfite inshuti zanjye zirwa zimbwira ngo kuki uzajya wizera, ariko kuki uzajya wizera njye. Amakenga buriya ni ikintu cyiza, njyewe sinjya nizera pe, ntabwo nababeshya. Niba Joshua aje akambwira ikintu, Joshua ndamureba ariko ndibaza, ariko Joshua kino kintu ambwiye kuki akimbwiye, kandi mbihereza iminsi. Kandi njyewe ikiza cyanjye ndi umuzungu, ntabwo njya ntinda mu bintu, sinya ntinda mu bintu. Niba ikintu kije nkakireba rwose, ushaka kuza ugahinda nkakubona ukuntu uri guhinda, ariko nkatavuga ati uyu nguyu muri dejuru birabyangiye. Rero iyo icyo kintu kubera amakenga yanjye mfite, nguhereza 10%, izindi nkazisigariza. Bivuga ngo iyo uhize urahinda, nkakureba ugahinda, niyo ugiye inshuti yanjye ujyana n'ibyawe byose nibagirwa ko nigeze kukumenya. Rero ni kakantu ko kugira amakenga, ni akantu keza. Umuntu wese, umuntu ibintu byose akubwiye ntukabifate ngo ubishyire mu mutwe wumve ko hari akamaro bifite. Hari nta kamaro bifite, n'ukuri hari igihe yaba nta kamaro bifite. So ikintu cyanzindi uyu munsi naje kubabwira nti amahitamo meza, mariage elections guys, mwitegure neza. Abatarahindura ahantu bazatorera waryo nkaba Pasi, nkabura Pasi, ngiye Pasi buriya yarahinduje. Wabona ari kiri Gisenyi, agomba guhinduza ya video y'ubushize baranditse ati mbega ijwi narwaye grippe, n'ubu ndwaye grippe, ariko umunsi nzaza nariye amagi. Ziriya message zanyu narazibonye. Guys, aba queen rero uyu munsi naje mbabwira ni igihugu cyacu cyiza, hamwe n'Imana byose birashoboka. Ibindi byo ku ruhande bituyobya, baratuyobya. Hanyuma Lekens ni ku gipfunsi, gahunda ni ya yindi. Aba queen bye bye, turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.